noneho ngize gutya nari mfunganywe n'umunyamakuru hano bita Eminyawe ngiye nagiye kubona mbona nsanzeyo Eminyawe bikumva nagerageje kumubaza uti ese niki kikuza nyanga uraziriki abantu bari hanze rwose bakunda Eminyawe ngiye ndifuza ko mwamusengera bikumva kuko afite ubwo bashobora kuzamumanura sibyo kuko dosiye ye ishobora kuba yamumanura akagimageragere nk'abandi bari akasanga aho baje hadi ikintu narinzi ico ngewe ndi hanze ntarafungwa sibyo nuko ninzi ko Eminyawe afite ubukwe kandi afite ubwo bukwe bwe bushobora gupfa rero hagati aho ngaho Eminyawe afite ubwoba bukomeye cyane afite n'agahinda gakomeye cyane ahubwo ngewe ndashaka kumusengera rwose ngewe ndashaka kumusengera wowe ndashaka kumusengera rwose mana y'isi n'ijuru utabara Eminyawe ahabwa imbabazi nawe byaramugwiririye mana twese tugiye ku mavi abanyarwanda bose muri rusange n'abanyamakuru bose muri rusange dusabire umugisha Eminyawe afungurwe agenda kurikirane inshingano z'akazi ke agenda kurikirane umuryango we agenda kurikirane n'ubukwe bwe ari kwitegura mana ndabigusabye rwose mbikuye ku mutima wahari hose umumpanagurira amarira dolari ku gahinda keshi Yes, mahoro yimara kuri wakanza subscribe kuri Big Town TV. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonji de Superboy. Isaba ntibagwe ntitatse ubwiza umuzi utagira intege ku cyumwe nyankora. Kuko pete bapete ya pushin za proposa ama equipe itiza pete bayitupa mu matsinda. Nizere ko umeze neza cyane musangiranye ndo Big Town TV. Kuri uyu munsi twica hano heza cyane kuri Great Hotel ni kumwe n'umwe mu byamamare cyangwa se umusore umaze kumenywa kuri social media umaze imyaka myinshi cyane ariko utaragira ikintu ageraho. Ndashaka kumenya idonido nihe mpamvu ituma uwitwa Mr Kayusi nta terambere nta cyageraho ahora ari wa wundi uko namubonye mu myaka 5 ishize niko nongeye kumubona inyuma y'iyo myaka 5 Kayu wagwani akubwira byagwani mwana nukabimbwire umeze fresh wowe urabona ameze gute se ntabwo ameze fresh ngewe ndabona wikuye wambaye mu gatuza ngo washyize igituza hanze ngo uri umusore w'imbavu ndende ese koko ibyo bintu nibyo urabibona gute se ngenda bona wagira ngo imbavu ndogo mpamvu nyene nuko kangufashe ukire icyo cyangwe cyawe nubwo wagira ngo iyo niyo mari y'agaciro wambaye mu buzima bwawe kuva wabaho iyi mari se iyi mari yo yihorere akangaka nakankubitira abanzi nagukubitira abanzi tigeze bifuza ko naba super ariko kuyiza kwinshuro ntukibasha gufata urashaje erega ngenda gake nk'abazungu yego kubera iki uyu munsi waje mu kiganiro utambaye hejuru hari izuba ryinshi nawe uri kubibona ariko nyine umuntu abagomba kwikobora kugira ngo atanyira amakuru ku gihe cyane ko nta gahora nyine gahanze tu sibyo ibyisi birahinduka ari ubuzima umuntu ashobora kuba mijo hari n'ikindi gihe ushobora kuba muri buzima butandukanye bwa ruri mwejo so iyo bigenze gutyo rero ubugomba nyene kwihangana ukavumiriye aho ni wasanga ari ubukene n'ubutindi wenda bukuri ugasanga wenda niyo mpamvu uyu munsi wa none utambaye hejuru nabyo biri mwo none sibwo urabona nishimye ngewe ntago nishimisha ura kubona ndi guseka gutyo ariko ntago nishimye yego uretse kano gashanete wenda hasi ho ndambaye ariko nta byadanje nesa mu mutakena mbere na mbere rero twinjira mu kiganiro neza ndatunguye cyane gusanga ugifite umusatsi neza ko bamaze kukogosha nyuma yuko wari uri mu maboko atara yawe oya ntago ngewe nakatiwe kubyo banyogosha yego nari mfunzwe by'agateganyo nanjye nzira nyene ibintu nyene cy'abantu nyene babana nyene bafite ubushobozi kurusha abandi ugasanga nyine umuntu nyene rakenye sibyo bikaba ngo nyene kuhemuka utabigambiriye ubundi abasani mwese mupfiki sinzi ikintu gituma mukunda kugaragaraho imico mibi ugasanga ingeso nyinshi zirabataka mukisanga mwamaze kugera mu nzego z'umutekano so no kuvuga ngo rero akabikose kabaye ku muntu byitwa ngo arazwi bifatwa nk'ari kosa nyene kuko abantu benshi baba kugenda icyo ni cyambere sibyo akabaye kuri Kayusi akabaye kuri runaka akabaye kose ngo ni Kayusi akabaye kose ngo ni Kayusi akabaye kose ngo ni Kayusi yego ugasanga arimo n'abakwanga batifuza ko waba hanze wishimye cyangwa wenda waba mu isi wishimye kubera rero baba bavuga ati nguriya n'ubundi ngo razwi
ngo barahita banavyumva sibyo ugahita tubona abagushinja nyine benshi tu sibyo yego koko nk'ubu ngubu nk'ikibazo njye nahuye nacyo ntago byari kuba ngombwa ko mfungwa uri kumva kuba hagiye haza abantu benshi bavuga ati ngo impamvu ngo amafaranga yose abona ngo yajyana ngo mu ndaya uri kumva ngo yajyana ngo mutubare ibintu nyine nk'ibyo mbese urumva uhise wihuta cyane nashaka ko wende twinjire deep cyane mu kiganiro ndetse no mu nkuru nyamukuru urumva abantu benshi cyane bamaze iminsi batari kubona kuri social media kandi urumwe mu bantu bagerageza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga urinda ya kuri social media niko nabyita bitewe nuko abantu benshi cyane bakunda gukora mu biganiro bimwe na bimwe bigiye bitandukanye uyu munsi wa none hari amakuru avuga ko wari wafunzwe benshi batangiye kugenda babihuza n'ibice bigiye bitandukanye bavuga ati se ko wari waracitse mu ngeso mbi wongeye kuzisubiramo ubundi nyirizina byatangiye gute kugira ngo wisange muri gereza urakoze cyane njyewe ahantu nabaga hani Remera hani Remera rero hari akazi nakoraga abantu benshi banziho ko gukora imisatsi y'abadamu kwa fere dodame sibyo icyo gihe uwo iyo saro nyene yari y'umuhinde ahita ajya hanze agiye hanze ahita yimukana mbese aragenda akazi nakoraga nyine ubwo kaba karahagaze kakimara guhagarara nanjye ubwo nabaga mu nzu ya landlord landlord rero ukwezi kwa mbere kuri 10 ntaramwishyura ukundi kwa kabiri ku 10 ntaramwishyura sibyo kubera gukena atari uko nayabonye ngo nagiye kuyanywera cyangwa nagiye kuyasinza cyangwa nagiye kujyanye mu ndaya arkumva birangira amezi y'icumi isagwa muri 6 noneho landlord bakazijya bamugira ngo yamana ngo uriya muntu ngo n'umusitari ngo afite amafaranga menshi noneho jewe naratasha umunsi umwe nsanga yashizeho ingufuri ndangije iyo ngufuri nahise nyina ndayica nkimara kuyica nayica ari nka saa 8 z'ijoro uracyana kennye koko umuntu kiba muri ghetto iri hingufuri bita byumvikana ubushobozi bw'abantu oya nukuvuga ngo urabizi nyene hari inzugi zifungishwa selire n'intuze zifite n'ibigombo hasi bishobora gufungishwa n'ingufuri we yabikoze yagiyagura ingufuri nziza ya indi yanze ingufuri za ngufuri nziza nyene zihenze ahita ahinagaho kubera ko n'ufunzo ni narutwaye kugira ngo ninza kuza sibyo ntabasha kubona uko mfungura ubwo ro nawe abaraje tuba turahanganye noneho tukimara guhangana yabyutse ari nka samare z'icyo tuba turarwanya tukimara kurwana jewe impamvu byahise bimba ikosa rikomeye cyane ngo nuko nihaniye uri kumva ngo naye kujya ngo kurega uri kumva ngo nuko naye kujya kurega ngo ntago byari ngombwa konza ngo nkicingo inzu y'abandi ngo nkamena ngo inzu y'abandi nkayisinya nta yubatse uri kumva ko ngo jewe ngo ngaragara nko nyine nk'umuntu nyine icumbikiwe bisanzwe sibyo nuko nyine bukebwa mu gitondo nagiye kubona mbona abashejwe umutekano baraje ndababaza ati bimeze bite barangije bahita bantambikana bashira mu modoka ngo urira ngo turaza gusobanurira uko ibintu bimeze yego so noneho rero je aho ngaho landlord namubwiye ati ihangane ati ngiye nimbona akazi nzakwishurira rimwe ngo wapi ngiye ngo hari undi muntu ugiye kuza kunyishura umwaka wose uri kumva ngo genda uri kumva yego ngo genda ngo genda umvire mu nzu kandi ngo urebe ibyo ugurisha ngo ntagutunze bike kumva ngo nyishura amafaranga yanjye uri kumva nuko baramfunze rero babaranjyanye uburagiye uzira kutishyura nimba atari ibanga wari ufite amezi angahe wari umaze utishyura mu nzu amezi 6 ego komoka byara amezi 6 none se watashye wishyuye cyangwa byagenze bite nyene nyirinzu yagize imbabazi aravuga uti gukeneye baho wenda baramuganirije uri kumva abaramubwira ngo wewe yanditse urupapuro nyene rusabira imbabazi sibyo ngo basi ngo ni mumurekure ngo azafata ibintu bye ngo inzu nyitange kuko n'ubundi ndi guhomba arkumva kuko niba mukatira kuko n'ubundi urumva ko ubuyobozi bwaraje bitanye bufungiye nzu ko n'ibintu byanje byari birimo uri kumva neza ubwo rero kuko n'ubundi nago yari gufungura iyo nzu n'ubundi harimo ibintu byanje sibyo ahubwo yatanze imbabazi mu buryo bwo kugira ngo adahomba byose sibyo niba ndekura bakanyemerera yuko ngomba gukura ibintu byanje nkatanga inzu it's okay urupapuro bukebwa mu gitondo baruraje rusabira imbabazi ariko nanjye ikintu cyanunguye aho ngaho ndakubwira n'umuntu twahuriye umwe mu bakomeye hano mu Rwanda b'abastari bazwi cyane reka dukomeze inkuru muri gereza se ndaza kubwira umustari mukomeye cyane w'umunyamakuru twahuriyeyo mwari mufunganye twari dufunganywe noneho urupapuro rukimara kuzana usabira imbabazi bukebwaho numva ngo Hakizimana Joseph ngo uzwi nka Kayusi ngo soko utahe
noneho kuri exposition nyagera nimba atari ibanga ninde muntu mwari mufunganywe muri byaje nkubwira inkuru yanjye wambwiye uwo muntu mufunganywe muri gese ukomeye ninde muntu se ko nta muntu nzi heruka gufungwa uretse nyine nkubwiye ndaje mukubwire se noneho bukiye bwaho mpita ngenda ukumva barambwira ati rero Landlord wawe boss wawe yaguhaye imbabazi wewe ntago ari bukwishyure inzu urumva nayishura amaga menshi nanone maze gustara maze nyene kumva ko nyene ndenze nanjye ntangiye kuba super ngomba kuba mu nzu nyene irenze mu nzu y'ibihumbi 60 yari icyumba kimwe na sero kandi iri ahantu heza wowe bikwiye mu 30 ukajya byishyura inzu nyene umva je nari namwishyura amezi 3 nkihagera icyo gihe nari mfite amafaranga nyene icyo yumva ko nari mfite nakazi kumva se umva nahembwaga ahantu igihe 5 yego nahembwaga igihe 5 maho kazi kandi nahembamaze amezi makenya so rero mpita ngendera Landlord tuba dusabanye imbabazi mbantwaye ibintu byanjye ngo genda we ntunyishyure nuyabona uzaya mbere inyangamugayo siko bimeze ariko usubiye ku giti cyawe iyo utekereje ukabona umuntu wubatse inzu ye imuhenze akayimaramo igihe agenda yubaka ugafata amezi 6 ukayamwambura ku cyabasani mukunda kugaragaraho imico mibi cyane biterwa n'iki ntago ari ukuvuga ngo ngiye namwambuye mbishaka urukumva ntabwo ngiyewe n'ubukire nagize urukumva abo nari nizeye ko bazamfasha b'inshuti zanjye nta numwe ugira icyo amfasha buri wese naramutakiye urukumva ubwo rero birangira nyine mpobagiye nyine gutyo ariko ndashimira Imana kuba naravuyeho ndamahoro ntago rero bari kunyogosha kuko ntago nimaze igihe kinini nari maze nk'icyumweru kimwe noneho ngize gutya nari mfunganywe n'umunyamakuru hano bita Eminyawe Eminyawe ngiye nagiye kubona mbona nsanzeyo nagiye kubona mbona nsanzeyo noneho birantungura cyane nyine nk'umuntu w'umunyamakuru nyine ngiye nari nzi rikumva nyine tu kuri ngewe nyine mufata nk'umuntu nyine utagera ahantu nkangaha ikintu cyaje kuntungura twaramwakiriye usubwo bamaze gukaba buretse niye bitanga abanyene abandi bo wasanze ntabwo bari bakwiye kuba bayoboye impamvu rega nagezeyo batangira kumpimba y'amazina ngo ni Satani ubwo rero Satani nawe urabyumva kandi nawe ni mu masatani ahageze arayobora nyine mwami wagereza ubundi nuko araza Eminyawe bigumva nagerageje kumubaza uti ese niki kikuza nyanga urazira iki noneho arabimisha akimara kubimisha ndavuga ati kubyagenda kose ushobora kuba yakoze ikintu gikomeye cyane sibyo umuntu bakujemo inkweto byitwa ngo n'umuntu ukomeye ukumva umunyamakuru ntago bishoboka ariko niyo waba ukomeye ntago wajya hejuru y'amategeko ni ikintu cyumvikana ntago wajya hejuru y'amategeko noneho Eminyawe jewe nagerageje guperereza nyene kwa kundi nyene abarinze babari nkaho hafi nyene kwababaza uti sibyo ese uriya munyamakuru ko tuzi ko akomeye yageze hano gute bikumva neza barambwira ati uriya muntu ngo yakoze ibintu bibi cyane ngo kandi nako tuzi ko arabikira bikumva kandi namureba mu maso nkabona afite agahinda nta kintu ashaka kubivugaho nta kintu nakimwe ashaka kubivugaho ngiye yamisha amakuru noneho Eminyawe kandi ikintu nari nzi cyo ngewe ndi hanze ntarafungwa sibyo nuko ninzi ko Eminyawe afite ubukwe kandi afite ubwo bukwe bwe bushobora gupfa sibyo nese afite dossier yatuma yamara igihe kinini kurya ubukwe bwapfa reka nkubwire sibyo Eminyawe buriya bari bamutwaye yasinze wiki bari bamutwaye yasinze yatwaye imodoka yari yasinze we yatwaye yasinze Eminyawe cyane Eminyawe yatwaye imodoka yasinze cyane kuko ngewe ayo makuru uri kumva se ayo makuru ngewe narayakuruye neza nubwo yabimisha narayakuruye neza uri kumva se Eminyawe se inzoga Eminyawe nta nzoga nywa kubera iki se ubitse ko atayinywa nese ninde muntu uyobewe Eminyawe umuroko uri hejuru none se wari uzi ko nabandi bose bakora ibibi wari uzi ko nabandi bose ega buriya iyo umuntu mutari kumwe akora ibintu hari ibintu babitumvikana Eminyawe ni umuntu usobanutse Eminyawe ni umuntu mukuru Eminyawe ni umuntu uzi neza ko kugutwara wasinze ari ikosa kuko ni itegeko ryasohotse kera Eminyawe arabizi ko igihe cyose uri mu muhanda utwaye bishobora kugutungura bakaguhuhishamo sinumvishe ko rero wavuga ngo Eminyawe ngo yaratwaye ngo yasinze ngo yanywe ibyo byose birashoboka reka nkubwire impamvu sibyo umuntu ntago ushobora kumenya icyo ari cyo tunumvikana buryo umuntu umenya icyo ari cyo yakwigaragariye siko bimeze none se urumva baramutwariye
icyambere cyo ntiyagonze wengewe ahubwo ni kwa kundi nyene utwarira ugendera ku muvuduko ukumva se kamera zikanagufata sibyo ariko ngiye nakubeshe ngo bamuhushemo kakantu gahuhamo basanga nyene yari hamije kabisa icupa yaragaturikije yaragaturikije gusa ngewe ku ruhande rwanjye kuko ngewe nta muntu njya nkiri urubanza arikumva ngiye ku bwanjye bitewe n'agahinda ngewe nabonye afite sibyo n'ibishoro yashoye yarimo kwitegura ibintu by'ubukwe sibyo n'umukunzi we urumva afite n'ubwo kuko n'umukunzi we bashobora kumutwara sibyo kumutwara wenda we ntabwo kubera iki ega burya abagore baroroha cyane sibyo abagore baroroha cyane buri abagore bashwa n'ibintu byinshi urumva so rero abantu bari hanze rwose bakunda Eminyawe ngiye ndifuza ko mwamusengera urumva kuko afite ubwo kuko bashobora kuzamumanura sibyo kuko dosiye ye ishobora kuba yamumanura akagimageragere nk'abandi bari akasangaho baje hadi akanasangayo bano bose bari yampano urumva akanasangayo n'abantu ba Eric Semuhungu nabyo birashoboka sibyo ariko nyene igihe simbimwifuriza urumva oya gusa nyine wenda twese turabizi neza ko icyaha ni gatozi nta wamwifuriza ko wenda yamara igihe kinini ariko iyo wakoze ikosa cyangwa se icyaha runaka ugomba kurihanirwa ariko nanone imbabazi nazo ziratangwa iyo wikosoye nyine ziratangwa iyo wikosoye gusa ikintu cyonyine ngiye kiri kuntungura kikanambabaza ni ukuntu umbwira ngo wenda umuvandimwe bamufunze ari mu myiteguro y'ubukwe ubundi nawe yakoze ayo makosa yumva ari ibintu biraba byoroheje uzi ko yariraga nk'agahinja muri 40 zanjye urukumva se umva ntiyavugaga urukumva se n'ibigori barabizanaga ntabirye urukumva yagira ngo arariye nabwo bikanga sibyo yaryama ukabonaga ntabwo ashika no kubyuka sibyo hari ubwo ibintu bijyanye n'amategeko wenda ntabwo mbizi neza cyane ariko buriya mu gitabo cy'iteko harimo ingingo ishobora kuba se kugira afungwa n'amezi nka 6 cyangwa 3 nako beshe ngewe bitewe n'amakuru ngewe ndi kumva hano hanze uri kumva ko ngewe mvuyemwo vuba namaze kumenya amakuru nyene tuyiwe yose siko bimeze n'ishuti ze zose kuko ndibuka ko Eminyawe pe ni umwana mwiza uri kumva ariko atarwaye inzego z'umutekano wenda akita mu byo bworoshye bishoboka cyane ko kuba yababarirwa wenda akazakitegurira ubukwe dosiye afite ishobora kuba yamugezayo tu kuko biba bigoye kuba wagendera ku muvuduko wijana nkuriya ngo bakugire imbabazi kuko naho havamo ibintu by'impanuka kumva bivuze ngo yatwaye ku muvuduko uri hejuru atwara yanasinze baranamuhagarika ntiyahagarara ibi bintu ko Eminyawe ntabimutekerezaga rero nabo ntabwo bari bazi kwanywa inzoga abenshi baratunguwe baramubaza uti ese kutanywa inzoga byagenze gute ngo kancitse yisobanuye avuga gutyo ngo kancitse none se ubuyobozi bwacu burenganya abantu ntago barenganya ko bukemura ibibazo bukanarenganura rero mumbabarire muze mu musengere sibyo ari kumarira menshi Eminyawe sibyo oya ndabizi neza ko wenda abamukunda turi benshi no kumugira ku mavi wenda yagashyirirwamo inyoroshyo kuko byanze bikunze nawe hari icyo yize kandi ndatekereza ko iminsi yarasigaje kugira ngo wowe n'umutambukanye we bajye gusezerana imbere y'Imana niko nahabyita ni miki ese ubu ngubu urumva n'umukunzi we urumva adafite agahinda gakomeye cyane umukunzi wa Eminyawe nawe afite agahinda ubu uramutse ushaka kumenya umuntu ufite intimba n'ishavu ku mutima wakegera umugore wa Eminyawe rero hagati aho ngaho Eminyawe afite ubwoba bukomeye cyane afite n'agahinda gakomeye cyane ahubwo ngewe ndashaka kumusengera rwose ngewe ndashaka kumusengera wowe ndashaka kumusengera rwose nawe ntukajye ukabya ntabwo ndashaka kumusengera mu mutima nta sengesho ryawe ryafasha umuntu nta sengesho ryawe ryagira icyo ku mavi cyane uyu munsi ndajya ku mavi senga rambura ibyo biganza umusengere ndambura ibiganza umusengere wenda wasanga iryo sengesho ryawe nawe wamenya hari igihe buranga Imana akenshi na kenshi kubonekerwa kukunze kuba mu bisambo indaya mu bagizi ba nabi buranga abantu benshi uzumva babwiriza buriyanga agakiza k'Imana gaturuka mu maboko atari meza urumva nzamura akaboko ngiye musengere sibyo reba muri kamera wenda kugira ngo isengesho rigereyo yego Mana y'isi n'ijuru utabara Eminyawe ahabwa imbabazi nawe byaramugwiririye
mana twese tugiye ku mavi, abanyarwanda bose muri rusange n'abanyamakuru bose muri rusange, dusabire umugisha Eminyawe afungurwe, agenda kurikirane inshingano z'akazi ke, agenda kurikirane umuryango we, agenda kurikirane n'ubukwe bwe ari kwitegura. Mana ndabigusabye rwose mbikuye ku mutima, wahari hose umumpanagurira amarira dore ari kugahinda keshi, asaba imbabazi avuga ko atazongera inzoga zireke kuzinywa, ntabwo inzoga ari nziza. Data twese wo mwijuru nizeye neza kuzabidufashamwo, tukongera tukamubona abanyarwanda tumukunda, akakomeza inshingano ze zo kwitegura ubukwe, kandi tuzanashimira n'abazabijyamo kugira ngo ahabwe imbabazi ntazongere. Mana urakoze, bigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iryo ni isengesho ryitwa Kayusi, nubwo ameze nka Yuda ugambana asoma kwitama, ariko byanze bikunze hari ubwo wasanga Imana ibyumvishe. So Kayu, ndagira ngo mbanze nkubaze ahanini nyirizina, twinjire muri details zose ku buzima bwawe butameze neza, nyuma yuko numvishe ko umaze amezi 6 utishyura inzu, ndetse bikabyarana kugushije mu gihombo cyo gufungwa niko nakita. Ese nukubera iki? Kandi ukunda guhora dukona kuri social media cyane, nuko nta mafaranga mukorera. Urakoze cyane. Buriya hazima umuntu wari watse, uri kumva? Yego. Wenda reka mbifate nkaho nazimye, wamaze kuzima, ariko bitavuze ko ntazongera nkaka, kuko nabambanjirije baje mbere nabo hari abagiye burundu ntago tukibabona swemeze, ariko giye byibuze ngerageza no kugaragara rimwe na rimwe, sibyo? Rero ikintu cyantunguye kikanatuma ngiye nkena nkanagenda nanabura no kuri social media rimwe na rimwe abantu bakambura, sibyo? Bazi ko mporana utusha, bazi ko mporana wenda ubujyanama muri ngewe cyangwa wenda bazi ko nkorana wenda bazi ko ngira murari muri make, sibyo? Inkuru bazibonera igihe kuri ngewe bashaka kumenya ubuzima bwanjye. Yego. Umuntu ngewe nabikije ibikoresho byanjye nk'amamotora, nka gaze, amaradiyo, ndetse n'imyenda ndetse n'inkweto byose, uri kumva? Umuntu abibikije ejo bundi, yego, yarigendeye nabuze ahantu yagiye, yaranyimuye nawe mu gihe nayo ndimo kwitegura gushaka n'amafaranga ngo nishyure inzu, uri kumva? Urumva nyine ko yarancumbikiye just muri make. Ambwira ati wewe ugiye kuba uri hano, niyo waba uri hano amezi 3 cyangwa wenda amezi 4 uzaba umaze kwikusanya, swemeze. Nuko birangira umujene ngo yigendeye. None se kubaho ndi kubaho kwimana ibishaka, nese ubwo wabaho gute nyene? Ngiye ndi kubaho ya ruhurura ni ya rigori ni ya mihanda, ntago ibaze gukubita n'umusana uryamye ku gikuta cy'inzu yawe. Ntago urwo rwego ndarugeraho rwo kuba na ubwo rero uri kurara mu tubari, uretse mu tubari ndabiza abasani benshi ko n'inzoga nazivuyeho, n'inzoga benshi mwabuza kuba ntaho gucumbika mufite, murajijisha mukajya ku nshuti zanyu mugakubita y'icyumweru, ejo ukajya mukabarwa gukubita iminsi 3, ugasanga n'ubwo kwitaho biri kugora. Oya ngiye soko neye nese urabona ngiye ntitayeho nanone gusura nk'umushonje. Oya ngiye sinshonje, urahaze sinshonje, nza kuba nshonje nagakwiye kuba ndi gusinzirira hano, urikumva? Nuko bakinze rega niyo mpamvu wiza n'ibintu byo kunsebya, urikumva? No kumparabika, urikumva? Yego yego, biranwa no mu mategeko ubu ngubu nayo wajyayo. Yose noneho rero ahita yigendera nyene tu, ubwo nawe baranyibye, urikumva se? Yego. Kuko hari abantu ndimo gutigita akazi, urikumva? Hari ndimo gutigita akazi vuga uti just ubu tuvugana ngiye gutangira kwiyitaho bya nyabyo, sibyo? Rero nubwo wenda ubuzima buri kugenda bungora, nta umenya aho rirasa rirenga, urikumva? Nta hantu kuri wagera Imana itagukura, turumvikana? Yego. Nabari kundeba bashobora kuvuga uti ndumva Kayusi byara umukomeranye, urumva ko no gukena kwanjye byamviremwe no gufungwa. Oya bakurwaneho rwose, bakurwana kuko uteye impuhwe n'imbabazi. Ngaho ntekereza ko nta muntu wangwa na bose, sikwemeze? Nta muntu wangwa na bose. Reka mpe nimero n'umuntu ushaka kuba wanagira n'inama, urikumva? Ushobora no kuba wakirira ko tunakorana n'ibintu by'akazi, sibyo? Urumwe mu bantu bakoreshejwe n'abantu benshi cyane, hari ababyariye ama views, hari abakoresheje, ahubwo ndibaza kuki nta mafaranga agaragara mu bintu muba mukorera fofuri, mukorera ubuntu. Wese ko utayafite urama ngahe? Wese urama ngahe? Ko ngiye ntabwo nakwica zanga gutyo gusa, ntabwo nakubura n'ibihumbi 20. Wewe ntago ari gutunga iminsi nk'ibiri. Wewe yandi iminsi 2 irabaye, ariko nyene urumva urandutira aho ngabo tu, sibyo?
kuko hari abantu benshi ndagukubita gakenze nta bya veni se wahinze niba nako kugufasha nako kurwanira kugira ngo ibintu bigende neza. Okay, urabukoze. Noneho jewe reka nihere nimero umuntu wese uri kundeba kano kanya kuko hari n'abantu benshi babifuza gutunga nimero yanjye banayibuze sibyo? Yego. Ega wanamamaga tukanasangira twiye nimero ya Kayusi muganire mu mugire inama mumwereke icyo gukora kandi ikindi uretse Kayusi turatanga iyo nimero bamfashe umuntu ugiye gufata iyi nimero agira inama Kayusi kuko akeneye umujyana mu buzima bwe nta kuntu wanyumvisha ngo umuntu amaze imyaka igera muri 5 muri uruganda agisorwa mu nzu nta basani muri amufasha muri amwereka inzira y'iterambere umbwire ngo uyu musani bundi abamariye iki societe mu gihe tuzi ko imibereho imugora cyangwa nimero. Okay, ni 079 335 88 227 079 335 ukumva neza? Yego 88 yego 079 335 88 227 amazina yanjye ni Hakizimana Joseph wanyandikira tukanaganira tukiterera story tukanasangira icyo bitwaye se oya kabisa rwose tukanasangira agafanta inzoga wapi ariko nanjye mu nsengera ho ndi nkuko ninsengera abandi yego bakurwanire kugira ngo ibintu bigende neza. Kayusi ni umukomediye, Kayusi ni umunyabiganiro, Kayusi ni umuhanzi ufite indirimbo zigera mu 10 ariko zitagize icyo zimarira ntago aramenya ubucuzi bw'umuziki ntago aramenya umuziki w'umariki. Kayusi ufite indirimbo nshyashya ufite ni yihe? Ni indirimbo yitwa Ifeza. Tukubita agapera gato dusoza ikiganiro. My baby wigize ukeka kari wewe nyene nagarurwa wewe nyene nanjye bijya bimbaho urishugwe rimotera neza uruti feza ndetse n'amashyuza I love fofo I love mama yo kwata koko iyo ni indirimbo amaze kujya kuri platform zanyu nayibonye yakorewe n'amashusho amese neza aho nabwo atabanyarwanda bagende bayirebe abakozi ba Big Town TV bagende bayirebe maze baba supporting nubwo umuziki mukora ntacyo ubafasha. Kayureka tugushimire cyane. Urakoze cyane Imana ikumugisha kandi tukwifurize ko Uwiteka Imana aribuze kukugoboka byinshi wabuze uri buze kubigarurira mu kiganiro cyo kuri Big Town TV. Nge ni Professor Cyucyuhu iyi ni Big Town TV umutumirwa ni Mr Kayusi. Ciao ciao.